gusa mwana n'ubu ngubu uyishyizemo uracyakunda abakobwa cyane, abakobwa imbere cyane. mwana njye reka nkubwire bro, ikintu cyitwa umukobwa iyo mubonye urampita numva inzoka yanjye imuzunitswe byahatari. uruzi kubona ingurube inyuze ku musigiti. Oya se kandi nawe byagize. nanjye rero iyo mbonye umukobwa mpita numva ntanaruka buriya. Baraguye mu kiyari. abakobwa nta keza kawe mwana, ahubwo si ubundi ukunda umukobwa ubundi uracyagiriye urukundo mwana. Cyane rero ngiye ko nta kibazo mfitanye nabo, ko batari bamemukira rero ngiye icyo kibazo cyo kuba nashwana nabo. Ariko ntacyo. Ese ubundi we byagenze bite kugira ngo wenda bigere ku rwego rwo kubanga ukafata nk'ingurube? Oya mwana wowe ibintu byo gukundana muri iki gihe biracyaba mwana. Bese nimba nifitiye ibihumbi byanje 2 ntintangira kubizanamo iby'urukundo, umwana akaba ndiyemo 1,000, ubwo se 1,000 kirava mwiki? Ese ukundana kubera ko ufite amafaranga cyangwa ukundana kubera ko ufite urukundo? Wumva ubera igicucu rero, nta mukobwa w'iyi minsi wagukunda udafite amafaranga. Ariko ni nabyo none se ubwo abagukunda icyo ubundi wazamugeza kugize none se kugira ngo umukunde nta mafaranga ufite wamwihoreye ukibera padiri? Oya ntabwo amahitamo yawe ariyo yanjye, njye nzakora icyo umutima wanjye numva ukunze n'ibyo wenda numva njye byangirira akamaro. Ntabwo nagendera ku bitekerezo byawe, wenda ufite ikintu bipfa nabo, ariko njye ntacyo pe. ubwo bivuze ngo ubwo ngubwo uri inshuti yanjye ukaba unyihishemo? We ntabwo ari ukukwihishamo, uri kuba udakunda abakobwa wenda mufite ikintu mwapfuye n'ibindi bibazo mufitanye, ariko njye nta kibazo mfitanye nabo. Ahubwo we wakabaye umbwira ikibazo mwagiranye nkanakugira n'inama wumva ubishaka. Oya mwareka nkubwire, njyewe ikintu gisigaye gituma mbanga buriya nawe ucyumvishe nawe wahita ucyumva. Ndabura nyine ntazagwa mu ruzi rwita ikiziba. uzi ngirwa y'umukobwa mwana ize kunsura isanga nifitiye ibiceri byanjye 700 aribyo mfite byonyine byo kurarira, nitaha ibitahane sha. Nawe wari wabimweretse se utabimwereka ari buyatahana yakuye? kuva uwo munsi rero nahise mfata umwanzuro yuko nta njegera y'umukobwa izongera kunkandagira muri gato. Tukane wo biteza, none se wowe nujya kumubwira ibyo ufite nyirazabifata ko bifite, ariko numwereka ngo bimeze gutya nikazabyakira. Ubwo nyine nawe wari wayamweretse ufite amafaranga menshi, urumva niwe wiziza. Niyo mpamvu rero utazigera umenya ubwenge, dore si ngaho ndivugiye. Oya ntago ibyo byari byo byatuma utamenya ubwenge, ahubwo se nta makuru ya era. Ukimbaza kiriya kigoryi cyarahepfo, urambaza era mwana. Wowe kubizi ngiye ibintu by'abakobwa mbibagamo ubundi. Ujya kubera ko mu wenda ari umuturanyi, nta kuntu waba utazi agakuru ke. Wenda umuturanyi n'ubundi naba ari inshuti y'agahato, kumuziho ndamuzi. None se urambaza era uri ukunda kugendana na Sandrine? Yego. Uri ufite murumuna we bita Anita. Nose baramuraziranye kandi nawe uzamubwira ko dukundana. Uriya ni sheri wanjye wa Sandrine cyangwa wa era? Wa era. Uriya nyine ufite murumuna we mwiza kumukuntu bita Anita. shana rwose sinaye sungubu uracyagira ubwenge buke nka mbere koko. Kandi mfite na gahunda yo kujya kubasura muri iyi minsi, ari gahunda yo kujya kumusura rwose, tumaze iminsi tudaherukana. Ndumva mukumbuye cyane. Reka nkugire inama rero nzima, sinakugira inama yo kujya gusura bari abakobwa, ariko bari abakobwa nubwo ngiye buriya ntureba bari abakobwa buriya kubitereza ukabasura bari kumwe, ubukoze akantu katari keza. Cyangwa ni ishyaro mfitiye ko wenda wowe hari ikibazo wafitanye nabo, ko reka numva utabavuga amakuru meza, numva abakobwa ngo warabanze sinazi ngo ni iki, ngo wasanga ari nk'akantu k'ishyaro ufitemo. Kubera ko wenda wowe nta by'ishyari wenda ariko ubundi unarebye n'ubundi uri inshuti yanjye, urasandire na se bagendana ntiyandireye 1,000 sha. Ariko umugani bwa makuru yaba ari yora, ariko ntago ari wowe urabiye, ushobora kububeshya. Oya ngereka nkubwire buriya sinzi amenya kuvuga umuntu agiye nujyayo ukagaruka amahoro. Dore ngaho ndi
ibintu byihaye byanyu by'insuresure z'iminsi. Tuvuge ko uri umupfumu cyangwa uri umuntu ubona ibintu by'ahazaza, uri pasiteri ushatse kugira umuntu w'umuhanuzi ngandebera, ariko nawe n'ujya utana n'ibintu bimeze nk'iby'abana, bya bintu bya kera byo kubika ibintu by'ibijumba mu mufuka na kawungura cyabigira. Nta makuru ufite sha, uzi inkoni bankubise kubera gushyira ibishyimbo mu mufuka w'ikabutura. Ariko urumva ni amakosa, urumva ni imico mibi ku bana. None se ubwo urumva wowe wabika ibiryo mu mufuka, ibiryo barabirya bikarangira ukagenda. Aka kantu uzi ukuntu bakita se? Kare ahubwo reka nkubwire wowe, sibyo? Nunajya gusura abakobwa uri kuvuga, ntuzegere umvugisha. Ahubwo njyewe uzamvugisha nyuma uvuye wowe ufitanye ikibazo nabo, ariko njye nta kibazo ari wowe, nta kibazo mfitanye nabo, ari nabo nta kibazo mfitanye nabo, ahubwo wowe ufitanye ikibazo nabo. Rero ibyo ngibyo njye ntabwo bindeba, ahubwo reka mwibarize uriya murumuna wa Era aba ariyo cyangwa bari ku ishuri? Sandrine se? Oya, Anita. Mba nanabitiranyije rega barasa niyo mpamvu. Ni nk'impanga. Ni nk'impanga, ariko muri iyi minsi ntabwo ziko turi muri vacances, basoje examen bombi bari mu rugo. Muri iyi minsi rero napangaga kujyayo kugira ngo wenda tuzajyane kubasura nk'inshuti yanjye, ariko ndumva nyine bitakurimo neza. Shaho ya rwose njye sinkifuza, ubundi reka nkubwira, nta nubwo nkifuza kuba nareba umukobwa kuri uyu babona bicaye nka kuri tubabona mu kabari bicaye bambaye ikimani. Wakeri ukambwira ikibazo ufitanye nabo, kuba wahoze ubica ku ruhande, ubundi byagenze bite? Reka nkubwire, buriya rero kujya kwa kuno umukobwa akubwira ngo nyeze itiki ngo ya moto, wagize ugashinyika mwana. Njyewe urabona nkifite urukundo, umwana ndira igihumbi ngo nje no kumusura. Koko umuntu w'umugabo wababajwe n'igihumbi kweli? Ubundi se ahangaha ku irembo hari umunsi tudahura ku mugezi, ubundi bari urukumbuzi rwabo nabagira n'uruhe? Ni ukuvuga ngo afite amakuru ahagije. Amakuru yo mba nyafite rwose, ahubwo reka bibe byiza nanjye amakuru ahagije nanjye nyimenyeye. Kuko ntabwo nakwizera. Yego muraturanye, ariko wenda ushobora kuba warakunzemo umwe kakwanga, akaba ariyo mpamvu wabazinutse, ukaba urimo guhimba inkuru z'ukuntu wategeye umukobwa n'iki akakurya amafaranga. Gusa yaba ariyo mpamvu. Reka nkubwire, wowe nagomeje kumva uri gutsimbarara kuri abo bakobwa. Reka nkubwire, uzajyeyo ujye kubirebera. Siko bimeze? Turakundana, nzajyayo. Sawa, nzajyayo rwose, ahubwo ntabwo ari kera. Njyewe ntugomeze no kumbwira ibintu byinshi, wowe uzampamagara uvuyeyo cyangwa uriyo umbwira ati ibintu bimeze ugomeje uzana ibintu by'abakobwa rwose. Nzaguhamagara ngiyeyo, ariko niba wumva bikurimo uzaze tujyane, cyangwa niba wumva bitakurimo nakwiye. Mwana iyo ugumye uvuga abakobwa mu kanwa kawe utuma igisebe mfite mu musatsi kindya. Njye navuga ko ariko nta kibazo mfitanye nabo, ubwo rero baraguhemukiye ku gihumbi cyawe aricyo cyatumye ubazinuka bigezaho. Ufite ikibazo gikomeye. Birasa nkaho ari akayaga keza rwose. Turanatuje cyane. Sisi. Meze neza. Fiance wanjye. Reka da. Ntibajya kubwira. No, nakubwira. Uyu ni sister wanjye, niwe mukuru hano mu rugo. Twishimiye kubona. Karibu.
ndamukurikira. ndabona nawe umwana biga ko mujya gusama ku maso ndabona umwana ndagaruka gutya ya gusa nagaruka ari inzobe cyangwa ari nubwo ndigikara bwose ndivubi ariko karimo nukuta amakuru ngo yicare oya nta kibazo turasoya Oya, tumenyereye nta kibazo nta kibazo. murakoze umuntu se meze muri muganira na sister reka tuganira nta kibazo ariko hari utuntu ngiye gukora. nta kibazo ariko nizere tutari butinde Oya ntabwo sisi uteka umushyitsi ya nizere ko atari bugire irungu. oya nta kibazo Sawa ntabwo ntinda meze neza ziragenda se biragenda nta kibazo rero yajyaga agera kumbwira none birangiye mubonye nanjye ni byiza ajyaga ambwira ko afite abavandimwe beza bamukunda nanjye nifuzaga nyine guhura n'abavandimwe ngo tumenyane bigiye kure atari ukubambwira amagambo gusa ariko ndishimye nyine kuba duhuye yajyaga ambwira ko afite abavandimwe ariko nifuzaga cyane cyane guhura na musaza wanyu kubera ko nyine aba ari we umuntu ufite inshingano nyinshi niwe uba afite inshingano niwe ufite ijambo ariko ndabona ko umwana mwiza uri mwiza ntago ari ibintu wenda umuntu yakiyererana gutyo gusa nabonye akana keza uri keza pe ubwo sigwa kano kanya nyine nditonda icyo ngiziho yego nyine ubwo bwitonzi bwawe bwo bihita butuma umuntu ahita amenya kuri mwiza nyine akakuba uburyo umuntu akonerega nibwo gufatamo sikana kanya yisumba mu bitumya ko ndi mwiza ni byiza guhita ubwira umuntu uko umubona aho kugira ngo wenda ukomeze ubigumane muri wowe ariko mbonye ari uri mwiza ese wowe ntabwo uri bibona na n'umuntu wabikubwira yaba arabimbwiye kumenya ntabwo njya mbibona ko ndi mwiza ese urabye ntabwo ubyizera kandi ubu ngubu ikibazo cy'abakobwa bakubwiye ko ari mubi wajya urakara ya ndakara nese ko nyine icyo umuntu abonye ko akivuga hagati aho ariko hagati aho ndabona nubwo nahoze mvuga ngo murasa ariko ndabona mukuru w'umuntu wawe umurusha ubwiza cyane ko njya ndi inzobe byashoboka ko yakora inzobe ariko buriya abantu b'inzobe hari ukuntu hari akantu baba barusha abantu b'ibikara ariko uri mwiza nawe ni mwiza nta kibazo ameze neza ahubwo se byashoboka ko umpa nomero yawe tukajya twiganira gusa byari ngombwa na byari ni ngombwa nese si umuvandimwe n'iki tukaganira nyine nta kuntu wazanye umwaka we yabifata ukundi abakobwa ariko murafuhira kandi kanini nta kibazo sinzi se kugiye kwikora neza yishyiriremo ahangaha kugira ngo bigende neza rwose kanyigoye anytime wazanye umwaka tuzajya tuganira nk'abantu bakuru nashize urakoze cyane nanjye ukamita nyisevingamo harya izina ninde izi amazina ngo ni se nkubwiza ngo bajya ubyibuka yego cyane twadushira akantu uzajya wibuka reka nshyira urumva ko hariho udutima we reka nshyira akarabyo uzajya ubyibuka izina ryanjye ushaka kubyibagirwa niyo ngiyo iguhamagara asante sana rwose ubu urakoze tujye tuganira nta kibazo sha rero ubwo ngubwo bwo nomero nzibonye reka ahubwo wandenza irembo tukagenda ariko nyine murumuna wawe uze kumunsezereraho ngeze akazi gatunguranye kanya sinese nambanye niba rero kureba oya ntabwo ari yarinzanye ahubwo we ndenza irembo nese era ntabwo tumubwira ko oya wo munsezerere ko ngeze akazi gatunguranye ahubwo uze kumusezerera ndenza irembo tugende tugende mwarenze irembo ndaza kumubwira ko siko mbasize aha ngaha bagiye. Sisi wabona so yagenda atambwiye oya ntabwo nari ngiye kujya nagiraga ngo tujyanirane ariko nyine reka ngende nta kundi
wakoze kumerekeza wanyu ndahabonye abavandimwe bawe cyane cyane nyine mukuru wawe niba unzanye kureba nimba nje gusura ariko nawe ndakubona umwana mwiza kandi wakoze kumerekeza. Okay. Nyine uzagaruke. Nzagaruka sinzi ko mukuru wawe nyine turakundana kandi nawe nabonera umwana mwiza uzi kuganira. Ntacyo bitwaye rwose nzajya nza buri gihe nzajya nza rwose binashobotse buri munsi najya nza ariko ntabwo byashobora kubera akazi. Oya nyine kubera ko dusa nk'abagiye gusa uriya naga ninjye mukuru kuri uri bira ni mwana wanjye uje kureba. Uriya ni murumuna arigana kubatandukanya biragoranye kubera ko murasa mujya gusa kandi na musaza wanyu nabonye musa. Ariko ya umuntu abatandukanye no kungana murangana n'imyaka ubanza muyingana. Ariko ngenda byo turangana mu ni kuri mbona musa rwose kubera ko mbona mungana urungana ari rumwe. Turasa ariko ntabwo dusa neza nabwo tungana. Murasa ariko no sisi muvuka no simurabana. Ntabwo turabavandimwe. Aka kanya kandi se wugize hano utege. umunsi wa mbere uje mu rugo. Ikize kandi Usitangira gushidikana mukuru wanjye. None ko hari uko yaramerekeje yarambwiye kuri mu mirimo kandi ari nshaka gutaha byihuta akambwira ko ari ibintu wari urimo akaba ari wari umerekeje hari ikibazo kibirimo se muri Nari muherekeje ko ufite imirimo. Wari umuherekeje. Hari ikibazo? Cyava hese. ese hari ingeso mbi muziho Ariko zavuka. oya ntago zavuka nta kindi sinjye hari zunziho. Iyo mirimo nari ndimo se yari gutuma ngiye utantegereza ngo ngwerekeze ni bwo. Oya ngiye kubera ko nari mfite gahunda zihutirwa aka kanya ngize gahunda zihutirwa nari mubajije ibintu urimo ku buryo nyine twamerekeza arambwira ko nta kinema gukora we hari ibyo urimo bari bumerekeza kubera ko numvaga nta kibazo muri abavandimwe. Ubugenda utanavuze nyine utanansize. Oya ariko none se simanyura nari kuvugisha kuri telefone Wari ngeze kuri phone. Hari ibirenze. Nabire. Ayisho. ese sinakubwiye ko weho wigira ikibazo kuko uyu n'umuvandimwe nta kibazo kiri. Inyekoresho. Ahubwo ngiye reka mbe ngiye ubwo musigare muganira. Watinze. Tereye uko kwigira. Sha umva kambe mbaretse. Ari wowe ari nuri reka mbareke. Sha ugenge. Kanje aho naringiye turaza kubona. Dupfa kuba tuvukana. Bite. Meze neza se wowe. Nanjye ndawe nyine ndashima Imana. Oya ntabwo nyine ntabwo. Nari ngukumbuye cyane. Ese ubwo urumviye nabikora. Ntabwo nabikora. Simwahanye n'amanimero. Sorry gato. Hano. Kusendeka Mureke se. Reka nkubwire. Maze gusana. Ngiye maze gusana. Nibisize turi kuvugana nande. Zana hano ndeye. Zana hano. Niba atariwe zana rutwe. Zana hano. Wajya kunsagarira ariko. Ngenda gusagarira. Cyane wonsagarira. None se fane usuze ibintu turi kuvugana usuze tumbwira nabi. Nizaniye umukunzi wanjye. Nza kumugupresenta ndamukwereka. Wowe tufata umwanzuro wo kumva yuko abantu bose tuvuganye ari uriya muntu. Atariwe. Usanga atariwe. Nagukumbuye nari ngukumbu atariwe. Ni shayi wanjye nzago ngira umukunzi. Uri wanjye. Nyanjye. Ugira amahane yesi reka ngiye kubwira. Reka nkubwire kandi nkubwize. Aha do naguteza amatwi. Kurugutura ibyo bitu byawanze nta nubwo binteza ahubwo bikurugutura. Ubibangurura byo. Bikubwira narabisubiremo. Ndakwiyamika akumva nakoroheye shaho. Ngaho se wabikajije se nkakwereka. Nyine bikaze ngaho bikaze. Jemba ahubwo ninjye uba wakoroheye. Shamba nakoroheye ndetse usara kuri phone urasaze ugiye hejuru
ngo ndi kuvugisha ngo sheri wawe wa mukobwa we njye mvugisha sheri wawe njye simfite wanjye umva we nta n'uwo ugomba no kugira wowe nese dufite ikihe kibazo njye mfite ikibazo cy'umukunzi wanjye utwara ngo uratubonanye ntababonana byari se ejo bundi njye sinamuzanye hano ubwanjye nkaza kumukwereka ugahita ufata reka burasa hari umuherekeje umujyana ngo nanjye mu mirimo abana bareka bagakina ako ubundi ngawe bite byawe bundi urabyohere Johere wikaza ngo nagutwareshe sheri waramutwaye nyine utamutwara se urifasha uramujyanye ngo uramuherekeje ngo muzize mu mirimo umuherekeze ni ikibazo atari ikibazo se buriya y'umujyana ukanambwira ukambwira ati giye turagiye tukubwira cyangwa ukanambwira ati nge muramukunze naramukunze ndakubona ari mwiza ari bogari mbwira nyine iyo ubimbwira nkamubona byibuze nkaguharira umva nyine ngiye nkunda ngo babyibushe by'amabogari wabonye ko ngiye kununga nango ngiye gukunda bate yeshe amabogari urasa wari umubonyemo ibogari wari ubonye abyibushye wari ubonye ari bogari sinigeze mutwara nkuko bitekereza utamutwara igihe tumaranye mwana hanye n'amanimero ndi kumva nsanze muri gucira igihe tumaranye ntabwo uramenya ndagukumbuye nari mukumbuye byasira ko nyeri sheri wanjye ntabwo ari uriya wawe ahubwo se ubwaracyari uwanjye cyangwa yabaye uwawe kandi ifuha ryawe ni umunsi ari njye ubwo se ndi gufuha mu makosa ifuha ryawe wari nimavuna n'umuntu mujya mumara kabiri muzana umushereje ngumva ngo mwatandukanye si kubera wowe ni ukubera ifuha ngo ngiye ngo ndigikara ngo uri inzobe bagukundiye ubwo buyobe se harya ibikara ntibizabona abagabo wowe urafuha ugasanga nyine n'umuntu mukundana bisa bivamo kubera urafuha ukamujagaraza ukajya wajya ureka ukorohamo ukumva yuko ibintu byari ibisanzwe ni gute umuntu atafuha afite abantu nkamwe muhagaze bamucuta umuntu uziko namwe mwabaye mucuta umuntu noneho n'umuvandimwe wanjye wowe bikazaho ukaza ibintu reka gupanika ngo njyewe ngo nagutware ngo umukunzi ngo nagutware sheri njye mfite uwanjye waba umufite se ubwo waba waratwaye uwanjye kose mubwire kanga njye ntabwo umuntu ungana kwa namukunda njye ngo ndaho babyibushye mari si ubizi suranye bajya kano kanya nkunda abahungu babyibushye amabogari cyakoze ubundi akantu kazima nabonye afite nakukubwira uri kumva kwa mukundi buretse kwa mukundi ariko kantu kazima nabwo afite nagati wenda nuko tudirede kandi twumunda abahungu basite sibyo ni twa mukundi nicyo kintu cyonyine navuga ngo njye wenda kizima afite nicyo cyatumye umwiruka kubyibuha nta kigenda nicyo cyatumye yego nicyo wamukundiye nicyo kintu kizima cyonyine nabanga afite nicyo nyine wamukundiye jya wemere se wajya wemera abakozi wajya wemera ko akoze ngende usigaye nawe warabaye oya harya abahehesi n'abagabo jewe ndemera yuko natwesherewe naramutwaye waramutwaye uranamuherekeza murajyana mufatana ibiganza murahobera narebaga narabareba ese utekereza ko mugendana uvuga ngo yarasohotse ndaza nsanga wamuherekeje ntanabizi niba asabwa wari umuherekeza cyangwa waramufitanye ikindi kibazo umva ko nari ikindi kintu cyari mu mutima wanjye cyo kuvuga ngo ni iki ubwo wowe ubifata nabi sinakubwiye ngo wakigiye kwa fight ugasanga wapanitse ngo batwenga abakunzi bawe ngo ni iki ntabwo nabifashe nabi ubundi none se ubundi kangubaza ubundi kuba mukunda nabivuze ko nabandi umuntu bazajya bavugana kuvugana no gukundana bihurira he muko bihurira ese turakundanye kuvugana no gukunda nyine bihurira he ane yes bro hakomeje mbabaza abakobwa b'inkumi nkamwe kubyukira mu nduru mukarara mu nduru mukirirwa mu nduru suko nta mutuzo mukigera hano muri urugo ubundi ikibazo mufitanye ni ikihe gituma mwirwa musakuza gutya gereka mupira nakubwiye doge asa sinkagiye mujya kuvuga ngo nawe witangura kinyamafuti gusa kikajya hakose ntabwo umwe ashobora gutuza undi akavuga nuko uvuga kwe kuva mu gitondo umunsi ukira nta nubwo mushobora koroherana reba ukuntu ungana uhise mukuru wawe nukwirirwa muri bwe woshya amasaha kuba ari mukuru wanjye se bimuha uburenganzira bwo kuntwarira umukunzi akose bro cyane ntabwo umunsi koko kuva ryaretse musigaye mwibana abagabo ubu murumva mwabyimbye mwabyibushye amabuno mugenda mujugunya hakurya mugeze naho mutangiye gushwanira abagabo urumva wakuze ku buryo ushwanira umugabo na mukuru wawe imyaka mfite inyemera gukundana ntabwo iba inyemerera imyaka 16 wowe wemerewe gukundana ubundi
ndakuze ndakuze mfite ubwo burenganzira reka nkubwire hano yaraje we ntabwo wari wagiye mu kazi cyagiye azana n'umutipe aranyine aramupresenta aramunyereka none umutipe arambwa ati ndi kwihute ndikubona ena yatinze mu nzu mengeza hano kwirembo hano ntungende umunsezerere ubu ngo nakoze ikosa ese kumbwira ko amuherekeje bajyanye byari ikosa ntabwo ari kubimbwira nese ubundi wowe ufite ubuhe burenganzira bwo kuzana abagabo hano muri ubu rugo nge ntabizi utanahari kuba bari baje cya kunsura kabiri, se oya kuba mukuru waba uri mu mirimo mukuru wagaherekeza ni ikibazo ubu nakoze agaherekeza se atambwiye nese hari ahandi wabafata ese ubwo Jewe. ngwiki rimwe se cyangwa kabiri ndakubeshyeye mfatiye he njye naragiye wafatiye he reka nkubwire nimukajye mufata amakosa ngo muyanyegeke siko bimeze njye nasohotse nje kubareba nk'umuntu wari wabasiganye bari kuganira ndasohoka mpageze ariko nafite ahandi hantu ngiye mpageze nsanga bagiye nari mbabwiye ko hari utuntu ngiye gukora ndagenda munega amatwi Ako nari sinkange muherekeje. ngo nzunguze umuntu nari muherekeje wari mwagiye umuherekeje mworoherana nganyine nyumvira mwagiye niba mworoherana ndi kugusobanurira akamvugiramo urumva iki ureka iki niba mwakuze mwashatse abagabo mukagenda none turabashaka dute uyu nguyu adashaka kundekera amahoro nagiye nsanga bafundiranye aramufasha yabaraguruka ako se ubundi reka rero reka mbabwire reka mbabwire mwebwe na kariya gahungu gatuye hariya muri iriya nzu hariya sinzi ikigare musigaye murimo kandi nimutakireka mubaze cyangwa se mukise ntabwo muhora musangira amahirwe ntabwo mubaze wowe ejo bundi muzamure baba bari kunywa kumwe, n'amata baba bari kumwe. weho urikuramo ujya he ntabwo ari ujya kubigura cyangwa inzoga reka ntabwo nzima rwose niyo nagiye kuzigura baba bari kuzisangira gusimba reka rero mbabwire uyu ni mukuru wawe kuba ari mukuru wanjye ntabwo bimpa uburenganzira bwo kuntwara umugabo kandi ngenda mwiyamye kuri fiance wanjye njye ntabwo nigeze ngutwara winkora winyikorera ako se muri mu baki ndamwiyamye ntabwo nagutwara sheri wawe reka ariko nkubwire mbivugiye ahangaha njye nakomeza kwikurura ku mugabo wanjye umukunzi wanjye do izarangira mwinshi njye nzabona do ijambo risubiza aho rikuye reka nkubwire kumva. reka rero nkubwire buretse niba mumaje kubyibuha dore amabuna ngo musigaye mugera kugira niba kuba mungana gutya aribyo bibaho uburenganzira we sinkavuge ngo muvuge murumva sinkavuge ngo mumvugiremo niba mwumva mumaje gukura mumvira ushaka uve hano ushaka umugabo nawe ushaka umugabo mumvira ku mugabo wanjye njye kandi wowe nibyo uzica yego kandi nzajya nimwirinda da uzi ko babimbwije ukuri ko musigaye mu itabi n'amayoga nkabipinga ibitabi n'ibiyoga musigaye munywera muri kariya kazu hariya nibyo byabangije mu mutwe mwembi ikibazo ufite amahane ntabwo ubumva ubundi nta n'uburenganzira ufite bwo kugira umusheri mbere ya mukuru wawe ntabo ufite ufite uburenganzira ndabufite uburenganzira na cyane ahubwo uzi ikintu kigiye kubaho ugende winjire mu nzu uzinga ibikapu byawe umvira bitabaye ibyo niba nsigaye mvuga nawe ugashinga kuba uri mukuru muri urugo ntabwo bigurira uburenganzira bwo kunyirukana muri urugo njye nawe noneho tugiye kureba umugabo ninde muri uru rugo mwembi noneho hejuru y'iriya mbwa y'uriya muhungu muri kuvuga ubundi banyweye ibiki kugira ngo ubone ko nasaze uzi ko nahamagara polisi ikajya kugupima ibiyobyabwenge yaza kubereka ubundi ako gahungu kaguhaye ibiki bituma uzamura inugo muri ibyo kampaye ni nabyo kahaye iyo nguyu wanyweye ibiki reka mbabwire njyewe izi saha wanyweye ibiki ku buryo ibyo nanyweye ndaza kubibagaragariza ubundi reka reka nkubwire ntabyo mubwire bitabaye ibyo ngibyo ushobora kuzamura inu nkakwereka yuko nta rutugu rukuranga rusumba ijosi urumva wowe n'iyo mbwa y'uwo muhungu ndetse n'iriya mbwa iba muri iriya niba ari imbwa nawe uriyo we atansiyo ako se era buriya yabaye atewe ariko urabizi njye namwe ndaje duhangane era sinzi ikibazo guhera uyu munsi
ni uyu munsi ndaje mbereke icyo ndi cyo ahangaha kandi nimutisubiraho akabigira intambara buretse ndaje mbige era afite ikihe kibazo buriya we ku buryo ahangara gutuka burada aha abona bitoroshye uriya mukobwa nawe uzamushobora aha ku bundi kubona ukuntu yari ari kwitaraga uriya muhungu ntabwo yancika nuko ni keza kumana ukuntu kare kari kumbwira akambwira neza kumva nzamutwara ntabwo yancika nuko nasutse arasa neza ngo yakigwa arimo arikarakasa kana namuhamagare kwanza ndanamwikumburiye mfasha ndakubonye narengiye ngo no nkubaze ho gatoya tu njyewe wowe haze kuba watinze kubyuka aho dore mba nararaye mu utubari tw'iyi minsi ashaka ko umuntu asigaye ajyayo meze bitare komera ntarebe kabisa abantu mwaraye musakuza ahangaha nijoro ibintu biziki biradiyo ahubwo wowe naje nsanga udakunda byeri uzi byeri burya zari ziri hano mu rugo nimukansakuriza kandi nzaguha piyave bose nzaguha piyave niba ari ibyo byawe wamutangiye ese bose ubu ngubu umuntu nimba yanyweye utubyeri tubiri radiyo umuntu akaranakesha reka buriya kariya kaba gakenewe se ntiwabibona umukobwa y'abahunga inzoga kandi wasanga munyweramo amatabi bose hoya ibintu by'amatabi ho wapi abakobwa urumva ntawe rwose abizi ibintu by'abakobwa byo nabivuyemo nuko ari mushuti wanjye bamuza akatubyihorera ikintu nashaka kukubaza ko nanjye hano hirya ku gasantere gatoya ngaruka ese sha kare wirirwa ahangaha uyu munsi muri iyi minsi nta kazi mfite rubyo wirirwa ahangaha menya nta kazi ufite ntako burya mugabo usagize ngo urya ntiyaje kunyirukana shaka kubera ubusinzi ntabwo uri indisipurine wowe uri indisipurine aho icyo si cyo nari nkuhamagariye kare wari hano nk'uko nabivuze bashiki banjye nkaba mbona ntazi ikibazo bafitanye cya buri munsi bahora muri hasi hejuru nta makuru waba warakora asakira telefone cyawe ntituzatuvugana ujya ugisirasiransi iyi telefone n'izirya za venti haba hariho amayinite y'ukwezi ziba ziguma ziyenze nta kibazo bakaba bari hasi hejuru baba bafitanye ikihe kibazo uravuga barya bashiki bawe b'ingareze ko mbizi ko muri inshuti kandi iby'ubucuti byo n'ubundi tuba inshuti ari uko mfite inzoga muhaya ntuzi wagize ngo ndafite inzoga ubundi inshuti nabo kuva ryari bamwe inzoga nako wishaka kurya indimu iyo natetse icyayi baraza icyayi hano barakibuze hano iwanjye barakibuze rega hano bivuga ngo muteke icyamuka ari gusa kandi njyewe nshyiramo n'agatangawizi buri agasuzuguro ntabwo iwanjye nkakeneye kandi menye urwo rusatsi ari rwo rutuma usuzugura rega bose mbwira ikibazo gihari ngo ni ikihe ko mbizi ubu bashobora kuba barakuganirije se uravuga ikibazo cy'urya musore se w'inshuti yawe uvuze nako nari nikubwiye ngo hari igihe kandi reka nkubwira kurya indimi kwawe nibyo ntari gushaka mbwira ikibazo gihari ni iki umusore iki ngo abakobwa ngo ni ingare mbwira ikibazo ni iki uwo musore ni uwahe urongera unambwira iryo tabi musangira n'izo nzoga bose iby'itabi byoho urabizi ko nkodesha ngo ubundi ujya kumpa inzu ntiwambwiye ko ibyo bintu hano bintu bitajya bihagira muri aba barokore ariko reka dusubire ku byo aribyo warumbajije ngo abakobwa bashiki bawe mani bafite ikibazo sinzi bakirebana neza akantu k'akagare ukuntu ukajya ubona barebana ukuntu barwana batukana babwirana nabi kandi ntabwo byahozeho ibyo ndabizi ahubwo njyewe nibazaga ibintu uri gushaka kumbaza urakagura none reka nkubwire amakuru none urabona reba
urya mukobwa wanyu mukuru w'imisatsi. Burangiye rero ntabwo njya menya rwose kumenya ngo ibi ngibi n'ibi ngo mbice ku ruhande. Hari agasore rero k'agashuti kanjye, noneho gashuti kanjye mperutse kujya muri ka kabari ko kwa Simoni harya hepfo, tuba dukubitaniyeho nako rero ni agasinzi nkanjye hano, tugihurirayo kaba karambwira ati se sha abakobwa muturanye ntabona nimero zabo gute. Nanjye rero kubera ko mba nishakira bye nahise mubwira ati rero ntabwo naguha nimero, tanguriye ikibyeri hariya. bivuze ngo wacuruje mu bashiki banjye, nicyo bivuze. Ntabwo nabacuruje ariko kubera ko nari mfite nimero zabo nagombaga kuzinyweraho bye nose. Ubwo rero nibwo yazaga abanyatse nimero, hanjye ubwo bamukubise nimero z'umukuru. Noneho nkimukubita nimero z'umukuru sinzi ukuntu noneho baje gucakirana gutya, bacakiranye na murumuna we nawe. Bakimara guhura na murumuna we, umujeye twongeye guhura mu kabari abamfashe mu mashini, ni gute wamujinga we ngo mpaye nimero ngo z'umukobwa ngo ungana kuriya ngo umeze nk'umukecuru ugasiga iz'umutoya. Si nk'iyo byose si aho ngaho amacakubiri yatangiye guturuka. uzi ikintu numvishemo aho nguhaye piriyaje. Bose ahubwo uwo musore namuzana rwose, uwo musore we namuzana ariko ibya piriyaje umva mbisubiremo, nguhaye piriyaje bivuze iki? Uretse n'ibyo ndanagufungisha wowe, kuko wakoze icuruzwa ry'abantu, urumva? Wacuruje bashiki banjye hejuru y'inzoga. Yego uvuze ngo wanamfungisha se? Uretse ikindi cya kabiri, ako gahungu ngomba kukabona nako mwese mukajyana mu muki. Oya njye ntabwo wanjyana, ahubwo njye nakuzanira ako gahungu kabikoze nk'uko njyewe ntabwo mbifitemo uruhare. Reka tubyoroshye, bivuze ngo ikibazo bafite yaterese abakobwa babiri bavukana, ubigizemo uruhare, sibyo? Ubigizemo uruhare. Rero reka ngere hano hirya, ndaje tuganire kuri icyo kibazo gikurikiyeho, sibyo? Gusa ntugire ahantu ujya wumve ko utuje, ariko ku kantu ko kuzana rib ntabwo ari keza. Nta kibazo, ariko ako gasore ukanshakira. Ndakagushakira, ariko ibintu bya rib cyangwa byo kumpa piriyaje byo iyo wayiriye, kuko nanjye wazancuruza kubera izo inzoga zawe. Ese boss nabwo ko inzoga ngiye kuzivaho. Sawa, si ngombwa rega boss ngo ugire n'iki ntanagura nako gafanta, ariko ntunkururire bya rib rwose. ibyo biguru byawe nticyari numvaga ndetse nshaka ndyamye meze neza se no kumenya ubyutse usekara ni amahoro. reka nta mpamvu yo kujya dushwana, sinabwize ko twavuga mbese ari wabaye cyane. ibyo byo tubyirengagiza, biriya byarahise byagushizemo burundu nayo burundu. ubu ndi mushya. ukuntu watutse brada nawe nzamusaba imbabazi. aramuseka n'ukuri ko ngise mu gikari. nawe ni mu turimo ariko naturangije. umeze neza ariko nta n'aho uba uhuze uri ku macati bya chat nyine hamwe turi gucata mbase utumeze nta kibazo. wanzaniye amazi yo kunywa, mufite inyota. icyo cyaka ufite nibwo kugira mufite inyota niyo hataye, hari umuti w'ubucataniye icyaka. nzanira amazi. nanjye ngiye kukubaza ikintu ushaka kunywa, ariko nzanira amazi nta rindi ndumva rero nshaka. okay yamuka pe mbaye umuntu nawe turi gucata.
Mukobwa meze neza se? Shavuye ahantu kure cyane ndumva mfite icyaka sinzi nawe makumaza ariko se simbona n'amazi ubundi banywa kuri ari Yego, nta kibazo ngiye kuyanywa nta kibazo. Rwose ndumva mfite icyaka. Nta kibazo mwaka. Ariko ndumva naryoshye niba ari icyaka nzanye niba ari ahantu mvuye kurabera kuri no zuba. Ikibazo barandanira yandi. ndavuze ngo unywa kuri ayo mazi. Iki kibazo kandi. Habaye iki? Ese amazi ari ikibazo Ese so yozanye kunywa. Ayo mazi wanyweho. cyane Ese ni ibiki birimo? Si warazanye kunywa se n'amazi ari ikibazo. Yesu we. Ese ni ibiki wafite muri aya mazi? Ni ibiki wafite muri aya mazi? Ko warazanye kunywa bigenze bite? Bro, ngwino urebe ibintu. Ubundi se ni ibiki kiri muri aya mazi? Abaye iki? Bro reba, uyu nguyu mutunya amazi yo kunywa arayazana. Uyu nguyu arabitamaho. Nunda ko kunywa n'abandi abantu. Reba. Abakobwa mwe nari narababwiki ngo zanzanira muri ubu. Ibi ni oya. Ubundi se nidubwuga ngo useme. Ni ibiki wafite muri aya mazi? Umwegetse hano gatoya. Nari narababwikira umuzanzanira muri ubu nk'abakobwa. Kandi ikibazo mufite ni iki kweli? Mumuhaye ibiki mwaje? Aya mazi harimo ibiki? Harimo ibiki? Kandi mwabakobwa nari narababwikira umuzanzanira hano. Sinakubwiye bro. Nasi turamuha iki kweli? Njya kuzana amata se tumuye. Turebe ko byibuze haruka. Kandi nakubwiye wa mukobwa wowe nakubwiye. Amakosa ugira. Nabikubwiye. Kuko umuntu arabigenza ati mugire vasiruka mujye kuzana amatara hirya turebe. Jya kuzana amata mu nzu. Irukanka jya kuzana amata. Mufate. Kandi nakubwiye akamubwira. Irukanka reka amagambo kandi